Iyi video tugiye kubagezaho rero ni video y'umunyamategeko mu Bubiligi Bernard Mangani, aho yagarukaga ku bwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge, abatutsi ndetse n'abahema bo muri Turi. N'ubwicanyi rero bukomeje kugaragara ko bushyigikiwe na leta y'Kinshasa, nk'uko tugiye kubagezaho iyi video ikomeye cyane, tukaba turi bunayisobanure mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Twihuse rero. Il faut savoir aujourd'hui que les chefs wazalendo, uyu munsi tugomba kumenya ko abayobozi bo hejuru bohereje ubutumwa bwo guhiga no gutera ubwoba umuryango wose wo muri ako gace, bagategeka kuhava, bitaba ibyo bagafatirwa ibihano bikomeye. Turi mu bihe bikomeye cyane. Ngewe icyo nasanze mu isesengura ry'ibyatangajwe n'abanyapolitiki n'abasirikare baje gutanga ubuhamya, nuko mu bantu benshi cyane harimo igitekerezo gikomeye, igitekerezo cyo gushaka igisubizo cya nyuma cyamaze kwinjira mu mitwe yabo, cyari cyarigaragaje muri Goma no mu gufata Goma. Kandi sinshaka kuvuga ku ruhande rwa politiki, ariko ku ruhande rw'ubuzima bwa muntu no ku by'ubutabazi byafashije gukiza abana bato no kwirinda intambara y'amaraso menshi. Ubu noneho turabisanga muri Uvira, aho hari umuryango w'abanyamurenge bashaka guca burundu, bakabica bakabamara, bakawukura mu mujyi wamaze igihe kirekire ubamo, kandi bafite umugambi wo gukomeza kuwutera nyuma bakoresheje za drones n'imbunda zikomeye, bakawutwara no kuwusenya burundu. Icyarimwe nasanze n'ahari abahema byarushijeho kuba bibi, kuko batewe hakoresheje intwaro, hari abahawe intwaro nyinshi, baziha imitwe yitwaje intwaro ya Kodeko, ya FDLR n'indi ya Wazalendo. Kumva abantu biyita abayobozi bavuga ko abo bari abapatriote, nyamara abo bantu bafite umugambi wo kurimbura umuryango w'abantu wose. Kandi tunumva n'abadiplomate batagitekereza ku kintu cyose cy'ubutabazi cyangwa ikiremwa muntu, ahubwo bagahera gusa ku nyigisho n'ubusesenguzi bwa diplomasi, batitaye ku kuri kugaragara ku butaka aho ibintu bibera. Niyihe manuka ikomeye ikenewe kugira ngo imitima ikanguke? Ni gute bakanguka? Kandi ntekereza ko abantu batanze intwaro kuri FDLR cyangwa abandi, ndetse n'abagenda bihishe inyuma y'imvugo zuzuye uburyarya bw'abanyeshuri b'ibinyoma cyangwa inzobere z'ibinyoma mu mahoro no mu kibazo nk'iki giteye agahinda. Abo bantu nizeye ko umunsi umwe bazabibazwa n'ubutabera, aho baba bari hose cyangwa baba bafite imyanya iyo ari yo yose. Byibuze ni ngombwa ko izo mbaga z'abantu zitekerezwaho kandi zigahabwa umutekano, ariko ibyo ntibikorwa. Harimo ikibazo gikomeye cy'ubutabera n'inshingano imbere y'amateka, ndetse n'imbere y'umuntu uri kuhatakariza ubuzima muri ako karere. Biragaragara cyane ni intwaro zihabwa umutwe witwa Kodeko n'abandi, kandi mpamya ko ari inshingano bwite z'abayobozi bakuru. None se kugeza ubu niki cyakozwe ngo uwo mugabo ahagarikwe, ngo atazakomeza gukwirakwizwa intwaro? Niwe ubikora, kandi mu gihe tubibona n'amaso yacu tugomba kubimenya, kandi abantu bose bagomba kubyiyumvisha. Abanyamategeko dukorana bari Turi bambwiye ko ubu umutekano wabo uri mu kaga, ntibagishobora no kugira ijambo bavuga mu ruhame. Kandi si bo bonyine, no muri Katanga abaharanira uburenganzira bw'abakozi dukorana nabo bari mu mwanya nk'uwo, bose bafite ubwoba, kandi abatangaza amakuru bose bari mu kaga. I Geneve uhagarariye MONUSCO Madame Bintou Keita ntiyigeze atangaza izo mpungenge ku byaha byibasira ikiremwa muntu bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ubufatanye bw'ingabo za Kongo. Mu bitekerezaho iki? Mwumve, hashize amezi menshi nibaza ikibazo kimwe: uwo mugore ninde? N'uruhe ruhare ashaka kugira? Twebwe
ntitwahwemye kumwibutsa inshingano ze, ariko se we yakoze iki? Nta na kimwe. Yajya igoma nyuma y'ibyabaye, twese tuzi icyo yakoze. Avuga ngo ntiyabimenye cyangwa ntiyahawe amakuru ahagije. None se arimo gukinisha nde? Abasuzuguye nde? Hashize imyaka myinshi dutanga amakuru, twohereza ibirego, mu gihe amagambo y'urwango akwirakwizwa buri munsi. Dufite amagana n'amagana y'amajwi n'amashusho y'amagambo y'urwango akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. None se uwo mugore yigeze yizera na gato ko iyo myumvire mibi yo kwita abantu ngo si abanyekongo, si iwabo, ni nk'abanyamaswa, ni inzoka, baryamye mu buriri bwanyu, idasiga igisigisigi mu mitwe y'abantu, kandi ko ari byo biri kubyara ibi tubona ubu? Niba tugendeye ku kuri kose, ibyo byose ni ibyorezo, ni icyorezo gikomeye cyane. Rero ni igisubizo cya nyuma gishya. Niho mpagaze, ibibera mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo nzira nshya y'igisubizo cya nyuma iteje akaga kuri bose. Niba tutabyibukije, tugomba kubibazwa n'ubutabera, yaba ari Madamu Bintou Keita cyangwa undi wese. Hari inshingano imbere y'amateka, ariko se mwatekereza na gato ko umushinjacyaha w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha azigera agira ubutwari bwo kuvuga ko n'abantu bo mu muryango w'abibumbye bafite uruhare muri ibi bihabera? C'est ça que j'appelle la situation à l'est du Congo. Si cette nouvelle solution finale menaçante pour tous, si on n'en est pas conscient, eh bien, on aura une responsabilité judiciaire. Qu'on s'appelle Madame Bintou Keita ou autre, il y a des responsabilités devant l'histoire. Mais est-ce que vous croyez un seul instant qu'un procureur à la Cour pénale internationale aura un jour le courage de dire, mais il y a une responsabilité aussi des gens des Nations Unies?